inzira nyamufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga. Iyi ni high school life. Iyi ni high school deals. none se mwana ntabwo ndashaka kuri za sitemu za gitarangwa ka kantu nyine n'ikini cyane nanjye nakomeze kabisa. kareka nzi ko hari icyo wandusha Shape nta kintu ufite. yamujambe kosha uyu nguyu uko mbona wagira ngo ni mushyashya se Cyane message yo ngo bamwita ngo iki bamwita Rupi. twangukisha ariko amazina Rupiyo amazina ko mvura abapadirira uziri kumutembereza ikigo Cyane kumutembereza. aha yewe ukomeza umutembereza kare ugendera Umva nyine nujya kunugira kubona uze kundabura. narebe ndakurabura nimba neza Ngo press. Oya hano n'ibyo bintu byose. Bizara. Ariko sha uranze wigize ikiraro. Zana ibyo wari ufite byose. Ufite mata. Wari ubifite, wari uri kugira ute hari. Niyagamiye harabyonye. Abandi ko bari mu ishuri buwe hari uri kwiga. Ko numvaga nani. Ariko sha nk'inama zose tuba tubagira mutari kuzumva. Nuguti inyuma ya Huye. Aya. Genda umbwirire duhayaze hano. Kandi asange hano vuba vuba. Yes. Gira vuba. Yewe barimo ndeba bakoze abarimo zunga baramuza ndetse hamwe na wamureba kabisa ibintu bikaze Itashadu. sani mate Amakuru. meza Ko ntawe ukuriye abanyeshuri mu kigo ko bari kumbwira ko discipline iri kugenda ijya hasi bimeze bite. ikibazo ni mwebwe ntabwo muri kubana uko bikwiye pe yewe barimo ndeba bakoze abarimo zunga baramuza ndetse hamwe na wamureba kabisa ibintu bikaze namwe mwigereza ariko abana ntakunda bose Hanyuma tubikore gute? ubu muramutse mufashe bamwe nk'abanyeshuri babiri mukabirukanira imbere y'abandi banyeshuri babera abandi intangarugero n'abasigaye bamenya kwitwara neza. Urumva ibyo nibikunda nibikorwa byose birahita bijya mu murongo. Yego byagaragara hari icyo byakoroshye. Umva rero icyo narinje kukubwira. Ya mu makarasi yose ubwira umushefu wese yandike umunyeshuri utari muri karasi. Ahasigaye urupapuro uhita urunzanira aka kanya. Kuzane mu Yego. sawa.
fatira agapapuro nerekera abantu bose batari muri karase akanya gato ndaje nakubaza umunyeshuri wese utari muri karasi cyangwa abantu utaje muhano umuntu utari muri karase sawa mu kanya naje gusohoka High school deals. ntabwo mubonye siko mani ngo yavuye muri iyi karasi mani ntabwo mufishe ukuntu mwiza ngo nyine mureke twikurikirane mani umuntu wese utaje mani Ego ko mana yanjye ariko nawe urivura mwanga kuki se ari uhereye Iyi ni life yo muri high school ibihabera bireze no uri hano uzi ko karasi bari kwandika abantu batarimo inzira nyamufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals. Iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'inzira y'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals. sha murabo kwicwa n'isoni koko namwe mwitekerezeho isoni zibica reba nkangurishe koko uzagira iyo abandi bana inama ushingiye kuki nawe utigiriye inama mwese kano kanya mbasange kuri biro Iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza sha kuba watinze uko nari ngiye kwigendera abandi bibereye mu dukino twabo oya w'inzira y'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals. ariko shayini birirwa batubwira ngo abirirwa baratubuza gusimba bino bipangu ese ubundi usimbye ibyo bipangu uvuye n'iyo baga akubone nk'aho mbazi aho nyegera noneho mpita nkumenugura ni uko umbwiye ni uko uvuze kanzi noneho njye nawe duhangane Iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazi icyo bazanye